Mommy, give me fever, unera energy when I see you. Yeah, the mirrors of Fimbanga Kujana Kwashi, same ovey, my pretty gani my energy. Is sometime better naga Hennessy. Wala solo nga kujana more love. Hey baby, wachize muri mutu yogukunda. Najya niga gukunda basimbera medicine mazume energy yeah. My baby pretty mwiza wowe unkurura baby mwiza unkurura my baby pretty mwiza wowe unkurura baby uri sande fu inana baby pretty mwiza unkurura. Pow. Yeah, man. Yeah, man, big man. High five. Yeah. Bro, man, ufite talent, ufite Yeah, lyrics zawe nyine muri R&B cyangwa Afrobeat. Yeah. Urumva ko zirajyamo neza. Yeah. Nyuma ufite na voice nyine vocal ugihindura amajwi. Yeah. Man, nge ndumva nyine urarimbye numva ndishimye. For sure. Ngo ufite talent ntabwo rwose tushidikanyaho. Indabyo zawe kabisa zicyure. Uyu mwaka. So uyu mwaka muri Gisenyi harimo Fika Magic. Fika Magic indirimbo nshyashya ari kumwe na Masho Mampa. Yego. Yakubisemo reference za byata. Yani kuvuga ngo kuri standard yanjye ngewe nuko mba numva ibintu. Fika Magic ni wa mujene mba numva ko ngewe hari ibyo twahuza. Umuziki kujyamo wenda ushobora kuba utazi kuririmba ariko ufite ukuntu utwaramo ibintu byawe. So ikintu na message natanga ku bajene bareka ikintu cyo kumva ko bose bazi ibintu cyane kuko hari abandi bajene baba bazi ibintu birenze. Urumva kandi ishari mu bajene Igisenyi nta kintu twageraho reba biracyagoranye. Ishari ku bantu bakora music kandi bose bari kumwe ishari kabisa ni ikintu cyumva cyafo byadanje. Greetings ladies and gentlemen, welcome back to Sundown Show. Ni mu kiganiro n'ubundi maze kumenyera dutumiramo abantu bagiye batandukanye. Uyu munsi rero tugarutse nanone n'umu artiste bamwita Jody Last. Bro, welcome. Thanks my G. You feel free umve kuri mu rugo. Cyangwa ko tugiye kugirana ikiganiro cyiza hanyuma kikaza kugufasha no kugira ngo urusheho kumenyekanisha ibikorwa byawe ku bantu bari kuri platform ya Jarudy Kells. Turafukuza abantu 10,000. Urumva ko ni abantu batari bake kandi wenda nituza gukuramo nk'abantu nubwo baba 500 bakaza kujya muri comment aho tubize gupininga indirimbo latest muheruka gukora baze kuyireba bakore subscribe kugira ngo channel yabyibuze ize guhita postinga ive mu bantu 400 irimo ite byibuze igwa mu gahumbi kugira ngo noneho dusigare duhangana no kuzuza channel history na watch time kugira ngo utangire na generating amafaranga sibyo. So ku bantu wenda bakubonye bwa mbere hano kuri platform cyangwa se no mu buzima busanzwe bakubonye hano wakwisobanura gute wenda ku muntu ukikubona bwa mbere? Ikintu nakwisobanura kuri icyo kintu na Jody Last no muntu uri pose ukunda ibintu arimo. So njewe nk'aba nkunda music akenshi na kenshi njewe ikintu cyamuza n'abandi bajene cyangwa se n'urubyiruko muri rusange ni impano mfite cyangwa se impano yanjye bwite niyo yamuza n'abandi bajene. So rero kumbona biba byoroshe kubera ko ahantu hose tuba tuhari kubera ko music ariyo tuba dushize imbere. Okay. Hanyuma izina Jody Last ni ryo zina ari mu mazina yo bwite cyangwa na mazina y'ubuhanzi? Niba ari amazina y'ubuhanzi yavuye he nyine kuki wahisemo kwita Jody Last? Ni kuvuga ngo Jody Last shobora kuba ari mu mazina yanjye mo gatoya ariko bikaba bifite naho bikomoka kuri njyewe. Bikaba bikomoka sinzi n'ibyo bintu nabivuga kano kanya wabivuga kabisa. Gusa nyine mwese murabizi ko tugira ibintu bya feeling. Jody Last nabyiswe n'umuntu wanjye. Umuntu wawe gute? Mama wawe? N'umuntu wanjye so friend wawe? Ni best friend wabinyise. Ndavuga ati nanjye yakwitiyemo izina. Yamitiyemo izina aravuga ati ugomba kwitwa Jody. Ngiye no kureba nsanga biri mu mazina yanjye. Okay. Amazina bwite noneho amazina ya bwite nayahe? Dukuzumuremyi Ali. Dukuzumuremyi? Ali. Bigahurira he na Jody? No kuvuga ngo yarambwiye ati ugomba kwitwa Jody. Urumva cyangwa se Last. Avuga kubera ko ndi bucura mu bahungu. Okay. Last born. Avuga ati reka noneho nitwe Last ariko Jody. Kubera ko nitwa Dukuzumuremyi iyo da ya mbere yamaye igisobanuro cyo kwitwa Jody Last.
Okay. So rero last n'ahantu byakomotse nuko ndi bucura mu bahungu. So ndumva byumvikanye. Jody Last twumvisha aho ryavuye, rifite ni izina ry'ubuhanzi akoresha ariko rifitanye isano n'amazina bwite. Hanyuma impamvu yako ka Last nuko n'ubundi ari bucura mu bahungu, donc muri famille avukamo. So Jody, ku ruhande nabonye wazanye n'umushiti wawe, sinzi wenda niba nawe akora music, sinzi niba we sinzi impamvu ibahuza, wenda ushobora kunsobanurira. So umujene twari kuzana na gengo nitwa Abish Gang, dukorana music. So umujene ni umujene wanjye umwe mu Bish Gang, umwe muri yo click Abish Gang. So ndakeka umwe yaranaje kuri interview ya Sidra Montana. Okay. Muremure. So rero ndamubona yego tuganira off camera yambwiye ko akunda ibintu bya stylish, ari umumodo kandi ubona ko bifitinga cyane. Wenda nzagira igihe cyo kumutumira kugira ngo n'umufashion wenda agira igihe cyo kucara kuri kamera. So nuvuga ngo bari bose bari muri click yanyu. So umujene rero ni wa mujene tuba turi kumwe muri studio, ntabwo afite n'indirimbo arige turi buze kuza kubivugaho cyane. Turaza kubiramburaho cyane kuko so nukuvuga ngo apart kuba wenda aba muri click yawe nawe afite iyo mpano nyine y'ubuhanzi. So mu gukomeza right now ku muntu wenda ukibona Jody Last amaze gukora indirimbo zingahe ziri hanze muri studio, afitemo project zingahe, arateganya ko zasohoka mu gihe kingana gute? Yani kuvuga ngo mfite indirimbo yasohotse imwe iri kuri YouTube channel maze umwaka umwe. Tukaba dufite indirimbo zimwe ziri muri studio, akaba ari imwe igiye gusohoka yitwa Bizu. Bizu ni indirimbo nziza, iri no kuri audio maka bagende bayirebe. So rero muri no minsi iri imbere duteganya kubatamo video. So ni indirimbo nziza, ndabizi ko bazayikunda cyane. So izindi ziracyari muri studio, tuzagenda tuzibereka ku ma platform yacu tugenda dukoresha. Wenda igihe nikiza kugera turaza kugira abantu platforms bari buze kugusanga ukoresha, haba kuzicuruza umuziki na social media platforms, wenda abantu baganiraho bisanzwe, banakoreraho, banagaragariza ibikorwa by'aho babikorera. Wenda mu gutangira nanone dukomeza ku muntu wumvisha ko wenda Jody Last ari umuhanzi, ari umartiste. Abartiste barimo ntuza attributes zitandukanye, hari abaririmba hip hop, hari abakora afrobeat, poetry, ni byinshi, drill, slat. Wowe muri yo industry ya music uri muri he department? Ni kuvuga ngo music irimo ibyiciro. So ngiye rero nkora afrobeat and R&B. Afrobeat and R&B ari nabyo bicuruza cyane urebye hano mu Rwanda no ku isi muri rusange. Uretse ko wenda tugiye nko mu bindi bihugu bimaze gutera imbere, injyana bari injyana kenshi ntago bari bacyane, ariko twege hano muri Afrika cyane Afrobeat na R&B nizo njyana zitoping up nyine mu kuba zacuruza umuziki. Hanyuma ushobora kuduha like freestyle kugira ngo nyine abantu babyumve neza ko turi n'umuhanzi ku ndirimbo wenda urahitamo iri kuri Audiomack cyangwa iri kuri YouTube? Na kibazo n'ubundi turi buze kuza kuziririmba, ariko reka mere ku ndirimbo yasohotse ifite video. Mommy give me fever, unera energy when I see you. Yeah, the mirrors of Fembanga kujana kwashi semovei, my pretty gani goma energy is sometimes better naga Hennessy. Wala solo nga kujana more love. Baby, wachize muri mutu yo gukunda, najya niga gukunda, basi mbera medicine mazume energy. My baby pretty mwiza wowe nkurura, baby mwiza nkurura, my baby pretty mwiza wowe nkurura, baby uri sande fu, na baby pretty mwiza nkurura. Yeah man, big man, high five. Bro man, ufite talent, ufite lyrics zawe nyine muri R&B cyangwa Afrobeat, urumva ko zirajyamo neza. Nyuma ufite na voice nyine vocal ugihindura amajwi. Man je ndumva nyine urarimbye numva ndishimye. For sure. Ngo ufite talent, ntabwo rwose tushidikanyaho. Indabyo zawe kabisa zicyure man. Kandi wenda kuri side yanjye ndi umunange wakunze music kuva kera, nagiye mbana n'abahanzi, nagiye mbaho mu studio nubwo ngiye ntigeze ngira igihe cyo kubikora, ariko kumva nyine umuntu ufite talent ntabwo ari ibintu byangora cyane. Kandi n'abantu wenda bari buze kumva iyi freestyle, ndakeka ko ntabwo rwose bari buze kujya kure y'ukuri cyangwa se ngo bagusanye nanjye cyane. So iyo ndirimbo iririmbye nina iri kuri YouTube, bayita touch turayipininga, ndaza kwisharinga kuri WhatsApp status
tuzakurikirana n'iki kiganiro muze kujyaho muyirebe man. G-Town Gisenyi dufite impano, mu Rwanda dufite talent nyinshi cyane. Urumva ko Jody Last man ni umuntu kabisa ufite talent kuri freestyle bro. Reka noneho kubera ko naryohewe dukomeze n'iriya ndirimbo Akabizu iri kuri Audiomack nayo tunyuriremo gake kugira ngo dukomeze kuzamuka tujye muri vibe, dukomeze kwinjira nyine tuva mu bwiza tujya mu bundi. Baby sweet like a chocolate, maze iminsi ndi kugukunda, wantwariye umutima sheliyo, yeah. Ni wowe utuma nkunda, utuma mfuha unailene. Je t'aime beaucoup mon bébé, ndagufana sana. Nago nicuza kukugira malaika, ndamutse nkubuze mu buzima sinabaho. Nukuri sinshaka kugusiga, jye naragusariye utazatuma niheba, yeah. Nukuri sinshaka kugusiga, jye naragusariye utazatuma niheba, yeah. Akabizu mwe yeah. Akabizu mwe yeah. Akabizu mwe yeah. Jody Last yeah. Pandemic boy. Yeah man. Bro congrats kabisa. Urumva ko n'Akabizu still nayo ni indirimbo nziza kandi n'ikiza cha style wenda ukoramo ni indirimbo ziba zibyinitse kandi at the same time umuntu ashobora kuba yanakumva akaba yaruhuka. Yeah man. So no kuvuga ngo iyi miziki yawe abantu bamaze kumva kugira ngo uyikore ibashe gusohoka bigutwara energy zingana gute, kwandika wirefera kubahe bahanzi cyangwa ukurahe nyine impamvu zo gutuma wandika zimwe muri izi ndirimbo maze kuririmba? Yeah, so ni kuvuga ngo imbaraga nshora muri industry y'umuziki cyangwa se umuziki ku giti cyanjye. Ni kuvuga ngo sometime duhura n'imbogamizi nyinshi. Urabona njyewe ndacyari ku ishuri, njye ndi umunyeshuri ariko nkaba mbifatanya n'umuziki kuko nago umuziki ujya wafekta ishuri ryanjye. So imbaraga rero bintwara ni nyinshi cyane kugira nsohora igihangano byibuze kirebwe n'abantu banjye cyangwa se benshi bageze nko kugere hanze. Yego. So ni kuvuga ngo bintwara amafaranga menshi kuko urabona nka Babit nago ari wa mujene uragenda ngo muganire ibintu biraho, aricara akavuga ati tugiye gukora projet irafata igihe kinini byibuze ikagira ikimara. So n'abajene benshi barabizi ko umuziki audio buno iri gufata amafaranga menshi. So bintwara imbaraga nyinshi ndetse n'amafaranga menshi. So na support zimwe mu bishi gang gengo nigeze kukubwira bagenda badusupportinga kugira ngo dukore ibintu birenze. So no kuvuga ngo kugeza kuri umwanya turi gukora interview urima uyikorera management bishakamo ubushobozi hanyuma n'ababashiti wenda na famille n'abandi bantu wenda bumva ko ufite talent bakaba bagusupportinga kugira ngo abantu nibaza kubona igihangano cyagiye hanze. Nizo nzira nyine kiba cyanyuzemo ufashwa n'inshuti nawe ubwo nyine ukihiringa nyine kugira ngo ubashe kubona ubwo bushobozi. Ubona izi mbaraga ushyira mu muziki bijyanye n'impano ufite, icyizere wifitiye ko igihe kizagera bigakunda ni iki? Ni ukuvuga ngo njyewe icyizere mfite so nta nubwo ari nakure, ni hano hafi kabisa kuko njyewe mind zanjye kano kanya ahantu biba biri cyane ndizera ko njyewe na Diamond Platnumz mind yanjye ibimurenze tu. Kubera ko njyewe nta nubwo ari kure kabisa. Ntago ari kure kuko ibintu njye mba nekereza ntago biba biri kure, biba biri hano hafi. Kuko nko mu mezi abiri cyangwa se nko mu mwaka umwe bitewe n'imbaraga na purpose mba nihaye nshobora kumva nana boostinze gasanga bise bibi ibintu biri big. Gusa purpose yanjye mu mwaka umwe cyangwa se mu mezi ageze nko muri 3 bitewe nuko niyumva, bitewe nuko meze nanjye nzi ko mfite ikintu kirenze, ndizera neza ko bizarya kabisa. Ya wenda kuri ako kantu uvuze ko kuba ufite icyizere no kumva ko ibintu byawe one day bishobora kuza boosting bikagira no kure. Urabona uyu mwanzi bita Afrique ariko shooting indirimbo yabaye hits nayo breakthrough ye muri industry Gatunda yayishutingiye Brasserie kwa West. Man yari umujene ubona ari mu myaka nk'iyo yawe nta nubwo bavuga ko yafite n'icyangwe kirenze gutyo ba cyangwe cyo mba ngomba kubica cyangwa uhagaze none na lyrics wumvaga nyine atari lyrics zirenze ariko bari gushutingira video. Umwe mu nshuti yanjye yari Brasserie arambwira ati man
uyu mupeti nyamara indirimbo ye ni ya danje ambwira ati ndikumva indirimbo irenze man urabizi nyine ariko nabanze mukora indirimbo mugashutinga wenda bikazafata igihe kugira ngo projet izajye hanze haciyemo nk'amezi make indirimbo isohotse man iba mega hit hanyuma wa muniga arambwira ati wabonye imwe nakubwiraga indirimbo nari narabikubwiye no kuvuga ngo nanjye nyumva indirimbo yawe mise ngira experience kuri Afrique bitanumva ko hamwe n'ibyo uvuze nyine birashoboka cyane man birashoboka cyane aho wigirira icyizere ukomeze upushinge nyine muri isi nta kintu cy'ubusa kipfa kubaho ibintu byose bisaba ibitambo sibyo ari byo wumva ba isharimbanga ibitambo natanze hanyuma ukaba ufite na gang ibyumva mukagira discipline nyuma no kugerageza gupushinga gutya nyine tugafatanya kugira ngo abantu bari buze kukubona hano urumva hari ikintu bari buze kuba nyine biri buze kukumarira sibyo nyuma ibyo kuba wavuga ngo wenda ngo nshobora gutopinga up nkagira nkumvikana kuri level ya East Africa n'ibintu bishoboka cyane nta myaka myinshi ishize bakinisol baza gushutingira video zabo inaha bakorera inaha ama audio aba makeup artist abambika bose byabireye naho ariko reba uyu munsi bari gukora amatoza za Canada no kuvuga ngo ni ibintu bishoboka nyine cyane munza ko bifite icyizere kandi ukomereza aho ntucike intege n'undi muntu uri kureba iki kiganiro wenda reka tunyizemo tumubwira akantu gato ku bintu uri gukora Tupac no wavuze ngo do every hustle in the night nyine hustle ukora amajoro utaryama niyo bright day uzabona ejo sibyo nawe rero ku bintu uri gukora yaba ari business yaba ari ibintu bijyanye na talent ibintu byose urimo kurwana nabyo kugira ngo ubashe kuba wagaragaza ikikurimo komeza ukore cyane ejo ni heza kandi bizisobanura hanyuma Jody Last gukorera umuziki wenda muri G-Town cyangwa se mu Rwanda tawukorera i Kigali promotion iragora kuba abantu bakumva n'ubwo wabushoboye biragora uretse ko wenda ikibazo cyabiteraga cyane nuko nta platform zabaga ziri mu ntara asanga zose ziri Kigali ariko byibuze ubu ngubu hamwe no kuba uri gukora ibintu byiza no kuba dutangiye kubona ama YouTube channel wenda nk'i platform turono naha zigenda zifasha abantu gutuma ibintu byabo bimenyekana bumva kuri level yo kuba bavuga ngo nanjye nshobora kumvikana mu Rwanda bakanyina nkagira power play kaza bijyana na talent mfite wumva bishoboka so birashoboka cyane kubera ko urugero naguhaye Bizu Bizu ntabwo iri kuri standard y'Igisenyi Bizu uramutse uyumvishije ntabwo iri kuri standard y'Igisenyi uba wumva atari Igisenyi kabisa ari ya ndirimo irafata umurwa wose kabisa kavuga ati iraza kubafata ikibazo tugira n'imbogamizi kuri ibyo bintu uvuze promotion ndetse no kuba hari umuntu byibuze wagufasha muri iyo career yawe kugira ngo ukore ibintu birenze so rero ngewe ukuntu mbyumva ni ibintu biraho mani ku buryo ngo indirimbo yahita boosting na kano kanya bitewe nuko naga ari ya ndirimbo ubu urumva ikiri kumvikana muri za projet nawe ubuzi nyene nagomba kuvuga ni ya projet bifatika wajyana ku soko ry'umurimo kabisa rero indirimbo ya boosting indirimbo zanjye na hano natazijyana hanyuma bijyanye wenda nuko twifuza ko umuziki wenda hano muri Gisenyi uzamuka ubona wenda ni iki kibura kugira ngo music industry ya Gisenyi boosting nkuko mu myaka yashize Bayanguresi bakoreraga umuziki naho ariko kumvikana mu gihugu hose abami ku kirwa ibikomangoma ba Faiso urabazi benshi ba Tildo bagiye Tildo no muhanzi bura mu Rwanda wakoze affiche ya album launch nini cyane mu Rwanda ko bayimanitse kuri etage ara kwa Nyirinkwaya yagiye breaking ama record hari abanzi muri ya myaka yashize bagiye bakora ibintu birenze bari hano muri Gisenyi ariko bigafata igihugu cyose ubona ari iki cyabuze cyangwa se niki gikenewe kugira ngo twongeye gusubira kuri la level tunayirenge nkuko wabivuze Igisenyi haramutse habonetse ama radio ama televiziyo ama platform agiye atandukanye nka ino channel turiho akaba ari n'izindi ziraza kudufasha kugira ngo indirimbo zacu ziboostinge ndakeka Igisenyi hari abajene benshi bafite impano birenze hari ibintu byinshi twakora ukajya usanga tunazikorera Igisenyi gusa n'ahandi twajya kandi bigafata so rero byakunda nuko tuba dufite imbogamizi zo kubona ama radio ama televiziyo n'izo social media z'abandi bajene kugira ngo dukore ibintu birenze ndetse na babandi badushigikira kuko urabizi nko mu ntara usanga ukoze ikintu cyangwa se niba uririmbye wa mujene agiye gukoresha ibiyobyabwenge ndetse inzoga zigiye kumwica ariko nibite ku Mana
ndakeka ko igisenyi ari imana ariko uburyo turi kuzikoresha nicyo kintu tuba tugomba kwitaho. Nanjye icyo twemeranyeho nuko Gisenyi ifite talent nyinshi kandi muri department zigiye zitandukanye, yaba muri siporo, yaba mu muziki, yaba mu gukina filime, byose wakenera muri Gisenyi birahari. Hanyuma icyo nasaba n'abandi bajene, umuntu umva ko afite ubushobozi, yumvamo ubushobozi, nimuze mukore ayo ma TV ari online. Uyu munsi Jody Last nava hano, ejo ajye kuri Kivu Club TV, ejo ajye kuri Tuzuri TV, nahava ajye wenda kuri Orange TV, bagende nizo za Bweside hose nyine, kugira ngo izo platform zose agenda hagaragara. Hanyuma nzi ko hari ikintu nyine bitanga, kuko bituma umuntu akomeza kurebwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, bakamenya n'ibihangano bye, bagatangira wenda no kuba bamutumira mu makwe, mu bitaramo, mu mapata agiye atandukanye, hanyuma agatangira no kwinjiza amafaranga, wa muhanzi akaba yungukiye muri ya mpano ye na cya gihangano aba yakoze. Jody Last, wari watangira nko gukorera nk'amafaranga mu muziki, cyangwa se byonyine no kumuntu yagutumira akubwira twenda ndashaka kuza guperforminga hano nko mu bukwe, turayibona mu mapata agiye atandukanye cyangwa mu mashow? Ni ukuvuga ngo ntago ari bwo bwa mbere, ntago ari bwo bwa mbere najya guperforminga ahantu henshi. Sometime urugero naguhereza njyewe ndi wa mujene uvuga ati ku bushobozi mfite ubwo reka nanjye negure performance yanjye. Urabona akenshi njyewe umubare wanjye mba nawukubise, ndi umunyeshuri, ariko kuri standard yanjye audience y'abanyeshuri mba nyikeneye, kuko uzarebe nka Zeo Trap, hari igihe bimushimisha kuba yagenda gukubita performance mu kigo cy'abanyeshuri kurusha uko yagenda kuyikubita muri audience isanzwe y'abaturage. N'ubundi umuntu ahera aho yishyikira, kandi ngijya kurisha ibigomba guhera mu rugo. So rero ibitaramo baranumiye, niyo mafaranga ya mbere nariye, yabe make ariko nyarye numve ko bya bintu yinjiye. Nubwo yabatangana nayo washoye, ariko biguha icyizere n'imbaraga zo gukomeza gukora, kuko biranshimisha cyane. Nkavuga ati ndi wa mupeti ukihiringa, ariko iyo ngize icyo mbona, hari ibintu byinshi bituma ngiye mu mano yanjye nkora cyane, kubera ko ya mafaranga nayabonye nubwo ari makeya. Nagira umuntu usuzugura ibintu byanjye, kuko njyewe ibintu mfite mu mutwe ndetse n'ubuhanga mfite muri ibyo bintu ntago ari ubuhanga burenze, ahubwo icyizere na confidence no kumva ko ibyo bintu mbiziho, njyewe mfite ikintu mu mutwe nakora kandi kikabyara ikintu kirenze. Hari amaboko amwe mba nkeneye kugira ngo yaze noneho sasa nanjye yankoreho, tute dukora ibintu birenze bihambaye. Birumvikana ku bantu bumvishe freestyles zawe, ku bantu bari buze kureba indirimbo twapininze muri comment, baraza kumva ko ku kibazo cya talent nta gihari, ahubwo kiba gisigaye n'ubushobozi nyine kugira ngo ubashe gukora video irenze. Niba ari video vixen umubone arenze, niba ari videographer mwiza umubone shoot ya video, byose bize kuba bimeze fresh. No kuvuga ngo amaboko abantu batangire bizerere gushora mu muziki, ntago biri kure, inyungu izatangira kuboneka bitari kera. Ubu nibyo nabwiye abantu, iterambere risigaye ryihuta, ntago bikigombera ko ibintu bifata imyaka 5 cyangwa 10. Uyu munsi ushobora gukora industry hano muri Gisenyi, ugakora music label, ugafata abahanzi ubona bashoboye, ugashora, byanze bikunze washiye mu bahanzi 5, ntabwo ushobora kuramo 2 bazakavaringa za cost zagiye kuri 5, cyane ko umuhanzi ubukitahira iwabo utari mu biyobyabwenge n'izindi ngeso mbi, nubwo abagusaba ibintu birenze, abagusa just nyine wowe gushora muri uwo muziki arimo gukora gusa. Mfashaho ndi mave njya hanze, kandi niba wakoze video y'ibihumbi 500 basi dukoreye 2, niba wakoze video ya 200 basi dukoreye 400, ibintu birushaho kugenda bizamuka. Wenda Jody Last, ku bahanzi wenda ndakeka industry yayikurikira hano Gisenyi, ku bahanzi bari gukora neza, uri kwirefera ukabati abajene bari mu kazi cyane, ni nk'abahe bari mu kazi cyane muri iyi minsi ureba ugakunda nk'ibikorwa byabo? Ni ukuvuga ngo reka byibuze dufate nko mu mezi 2 abariho dutangirira, dufate uyu mwaka donc uyu mwaka. So uyu mwaka muri Gisenyi harimo Fika Magic, Fika Magic indirimbo nshyashya ari kumwe na Masho Mampa, yego yakubise muri reference nziza byataye. Ni ukuvuga ngo kuri standard yanjye njyewe n'ukuntu mba numva ibintu, Fika Magic ni wa mujene mba numva ko njyewe hari ibyo twahuza. Fika Magic ndamureba gutya nkicara nkavuga ati uriya mujene ni mukuru, ni mukuru, namwe muramuzi, yatangiye umuziki zamani muri Gisenyi. So nkavuga ati niwe mujene uri kuri standard nge numva ko Igisenyi byibuze ariwe twajyana ku bintu byanjye. So hari nundi mujene aba mu Bishi Gang. So indirimbo ye iri mu ndirimbo zarebwe cyane muri Gisenyi, yitwa Kelon. Kelon
sinzi niba umuzi ariko turi buze kubivugaho cyane mu bishigenge. Yitwa Kelon. Undi mujene ni Joskid. Joskid kabisa. Baraperi no bita Fipaz ndakeka ro ubu ngubu bayoboye na Gisoji. Bararidinze kabisa. So nundi mujene Ishambaya. Ishambaya yarakoze mwa uno mwaka mu Igisenyi. After indirimbo na Twin Vibes. Okay, na Twin Vibe yarakoze kuko badukubise indirimbo 3 mu gihe kitangana n'umwaka nyine buri kwezi bahora badukubita. Buri kwezi bara droppinga hanze. So nabo barakoze. So ndumva ko aribo ba jeune dufite Igisenyi byibuze yaba babasha gukora birenze n'ibintu bifatika. Donc nyine uri gukunda uruko byo bari gukora ukabikunda. Nabandi ba jeune twakomezanye umuziki Igisenyi usibye bari aba jeune mbona bafite kubikunda. So abandi ba jeune bo wenda baba bakishakisha kuko wenda umuziki ntabwo donc baragukonvenka. Umuziki muri Gisenyi aho ufatiye wenda ni kuri abo ba jeune kuko ugiye ukerekana Twin Vibe, Kelon, Fika Magic, Joskid wenda nuko nakubajije we abawe ariko nko kuri side yanjye ntabwo twakibagirwa the same. The same okay, so no bamazigiye bakora even today bafite impamvu abiru the same impamvu nibutse kuyivuga barani baba jeune nge natabambarira Igisenyi kuvuga ati nyine umbajije level yabo yarenze kuba bari Igisenyi cyangwa se no muri generation yawe cyane. Yego. So barana abasaza ntabwo abasaza shout out them reka tunabitindeho cyane wenda ahubwo dukomeze wenda n'ibindi bibazo. Urebye uburyo Gisenyi dufite location nziza nto gukorera, urebye uburyo dufite amazi, dufite imisozi, dufite imijyi, dufite amazu meza, dufite buri kimwe, dufite imodoka nziza hano muri Gisenyi, ubona tubikoresha uko bikwiye kugira ngo tubashe gukora video iri kuri standard kuko ubu urabizi ishusho risigaye ricuruza cyane. So nukuvuga ngo Igisenyi na ahantu heza gukorera indirimbo. Ndakeka njyewe ndi gukora hano muziki ariko ibintu byanjye byinshi zanya bikorera Igisenyi kugira byibuze nanjye aho nkomoka nahamamaze. Yego. Nukuvuga ngo hari ahantu heza bya danje n'abakobwa beza aba vixen twakoresha mu ndirimbo. So rero abajene benshi bajye bazi Gisenyi bahakorera ibintu birenze kuko hari ibintu byiza cyane. Kubera nk'urugero nka Bizu. Nukuvuga ngo Bizu ni ya video imwe tugiye gukora hahandi kuri standard yo mu Rwanda bazajya bavuga se uyu mupeti ni w'Igisenyi. Bimeze bite kuko ngiye kano kanya ibintu ndi kukubwira n'ukuri. Ndashaka Bizu ariyo ndirimbo izaza mu Rwanda byibuze icyo gihe nisohoka izasohoka. Yego abenshi bari kubyumva ko ari ibintu bitagomba gushoboka kubera ko nikizamuka. Uzarebe dore nibwo bwa mbere nari nkoze umuziki kuri YouTube urebe ira video ko nimeze. Arizo umujene ugikora indirimbo bwa mbere n'amafaranga menshi afite ibintu akora ukuntu biba bimeze. Ntago biba byoroshye biramugora. Ariko iyo ugiye kureba iyo ndirimbo nahereye tuvuga uti umupeta afite gahunda. Bizu ni ya ndirimbo igiye kugufata abantu kandi bakicara bakanareba bakavuga uyu mupeta ntago ari kuri standard y'iki y'Igisenyi. So ni rero baze tuhakorere bya danje. Aba vixen barahari beza cyane, amapartema, amazu yarahari cyane. Imodoka zirahari. So rero ibyangwe biba bihari, ibyangwe byo na Dubai, Goma, sakenera tunabitindeho Igisenyi. Nagasuhuza umuhungu wanjye Sidra Montana, umwe mu bantu bari gukora muri fashion bambika bafasha abahanzi kubabonera ibyangwe babageneye gukoresha ama video. N'undi muhanzi wese wamukenera yancaho cyangwa akamureba kuri Instagram bamwita Sidra Montana, I am Sidra, kugira ngo amushoye nyine kumwambika video ize gusohoka igaragara neza. Hanyuma wenda Jody, gihe wenda turimo kugana mu musozo kugira ngo tarambirana, message wenda ufite kuri gang, ku bafana bawe, ku bantu bari kubonye hano bwa mbere ni so message natanga. So nago umuziki kujyamo wenda ushobora kuba utazi kuririmba ariko ufite ukuntu twaramo ibintu byawe. So ikintu na message natanga ku bajene bareka ikintu cyo kumva ko bose bazi ibintu cyane kuko hari abandi bajene baba bazi ibintu birenze. Urumva kandi ishari mu bajene Igisenyi nta kintu twageraho, reba biracyagoranye. Ishari ku bantu bakora music kandi bose bari kumwe, ishari kabisa ni ikintu cyumva cyafo byadanje. So rero ku kintu kijyanye no kuvuga ngo indi message natanga nuko nyine bagerageze kuba inshuti n'ababyeyi babo ku mpano zabo. Kuko urugero nkanjye iyo ngiye gukora indirimbo njya negera umubyeyi. So iri atacu ubona umubyeyi wanjye niwe sometime wamfashije
kugira ira touch isohoke. Twaricaye turaganira aramfasha indirimbo irasohoka. Rero no kuvuga ngo impamvu ngewe mba ngomba gutanga iyo message imeze gutyo, kwirinda kumva ko wakoresha drugs cyane kurusha impano yawe, kuko impano ni ikintu kinini. Kuko ngewe umujyewe utagicunze neza gishobora gupfa. yawe nk'urugero ngewe sinzi niba wabibonye stat yanjye, indirimbo ya gospel ura ni bro wanjye, twese umuziki niwe dukora mu rugo. Bamwe baririmba gospel, bamwe baririmba gospel, undi ni umufashion. So niwe uba wananyambitse, yitwa nde? Bamwita Afromodo. Akorera afite akazina keza, akorera hagana he? Ni ukuvuga ngo nakora mu biboro bijyanye na hotel management. So ariko akaba ari n'umumodo, ako niko kazi ke, ariko fashion niyo akunda. Talent ni ibintu babimurimo. So rero niwe uba wavuze ati reka umujene mukubita cyangwa gutya ayagaragare neza. Turaza kwereka abantu outfit yose wamanutse bateretseho. So ni ukuvuga ngo ibintu nari kubabwira kuri message natanga. So ndashimira uwo brother wanjye, shimire n'undi brother wanjye mukuru, ariwe mukuru mu rugo hose, na mama wanjye wabashije kumfasha kugira ngo indirimbo touch isohoke. Avuga ati nago ngewe nakublaminga ku mana ufite, reka ngufashe usohore igihangano. Gusa na message natanga ngewe, umuntu wese ubashije kuma akaboko, tutadukora ibindi bintu birenze uko nge nari meze. Rero dukeneye abantu baduhereza akaboko kugira ngo dukore ibintu birenze. Ngewe level ndiho cyangwa se standard mfite ibintu mu mutwe, kano kanya nagwe mind yanjye iri hano hafi. So inzozi ziri big, kuko hanagize n'umuntu uza tugakora ndetse na management. So ndakeka ko twakora ibintu muri Gisenyi n'undi wese w'umuhanzi atigeze akora akandi akorera Gisenyi. So wenda nkuko Jody Last bivuze, first of all arasaba abahanzi bo muri G-Town gushyira hamwe tukirinda amashyari kugira ngo industry ibashe kurushaho kugenda neza. Ikindi cya kabiri, asabye abantu bafite impano kwirinda ibiyobyabwenge. Cya gatatu, ndakeka ashimiye ababyeyi be, nanjye mbashimira, anasaba n'abandi babyeyi gushyigikira abana babo mu mpano zabo, kuko uyu munsi uramufasha ariko ejo impano yimaze gukura itunga umuryango wose, bikaba n'ishema ry'umuryango. Ni byinshi yavuze, ashimiye abantu bose bagenda bamufasha, nanjye ndabashimiye. Mu gihe turimo kugana ku musozo, reka mbashishikarize kujya kuri YouTube channel ya Jody Last, murebe indirimbo iri hanze bita Touch, munategereze akabizu, wenda nisohoka azagaruka hano premiering ubwayo, tuyifatira umwanya uko uzabungana kose, tuyiganireho nayo tuyibahereze, tuyisharinga ahantu hose hashoboka kugira ngo ibashe kurebwa. Nsigaye nkunda uburyo mani abaniga muri G-Town basigaye bakora indirimbo igahita mu 10,000 igihe cy'iminsi. Biriya bintu ni fresh, kuvuga ngo igihe kizagera dutangiye ku breaking 100,000, to breaking 500, to breaking na miliyoni. Icyo gihe bizaba bigaragara ko ibi turimo gukora hari nyine inyungu biri kugenda bizana na impact biri kugira. Reka ngusezerere, hanyuma suhuze gang yose, kandi bro uzagira igihe cyo kugaruka niba akabizi niko bakagiye hanze, tuyereka abantu twongeye tunaganire. Nakunze outfit yawe, umuntu wakwambitse kabisa umuntu w'umusaza, ariko ushobora kuba yimvamo ibintu by'imikara cyane. Ni ukuvuga ngo icyango kiba kiryamye mu nzu, njye nta n'umuntu ujya utwambika. Ni ngo urabyuka ibyo wanyafuga ahita wambara, nkahita nambara nkavuga ati ubwo niba ipantaro yanjye icitse gutya ntabwo najya kuyiblaming, reka none inte nyambara. So rero nshimira abajene banjye, mbere na mbere ndashimira Abish Gang. Twatangiye tubyina, hari indirimbo ndaza kukwereka y'umuhanzi bita Vintage, ukunda kuba ari kumwe na Symphony Band. So rero twatangiye tubyina, umujene Black D arabizi, bamwita Black D, arabizi ku Bish Gang, dukunda gukora cyane. Nuwo Kelon nakubwiye aba mu Bish Gang, na wa mujene wazanye na Sidla nawe aba mu Bish Gang. So rero ndasuza Bish Gang, suze na Afromodo, nakunda kunsapotika cyane. Nsuhuze na sisi wanjye, mbese na femme. So bamfasha mu bintu byinshi. Nshimire n'umuntu wese uri kureba kino kiganiro kugira ngo kize gusohoka kimeze neza, kudutera inkunga yo kukireba, so no kuba no gutanga ibitekerezo. So thank you ku bantu bose barakurikira iki kiganiro. Mbifurije ko akabizi zaziri kubica, nago music harimo enjoying it. Sign out was Jody Last on camera, and off camera was me, Jody Kells, the plugger, aka Muzira Butataronte. We sign out, we meet again next time. Turi kuganira noneho tuna premieringa akabizo. Puff.